Reka tute tukubitira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'imirwano yo ntabwo yahagaze rwose, ibintu byakomeje kugenda biba ibindi kugeza ubu. Amakuru agaragaza ko M23 yafashe agace k'ingenzi muri teritwari ya Kalehe. Nicyo kintu gikomeje kugenda kivugwa. Hakozwe operation, nicyo ngiyewe nakubwira gishya, kuko M23 ngo yabatunguye cyane mu ijoro ryakeye no mu rukerera, aho yagiye irabanzira bagota mu buryo batari bazi. Nabo yabanje yohereza itsinda rimwe rigana kuri FARDC, Wazalendo na FDLR ahantu bari baherereye. Ndaza kukubwira uko bimeze. Hanyuma imaze gusa naho bageraho batangira kumisha amasasu muri ba M23 ndetse na twirwaneho. Hanyuma rero abandi bari bakikije aho iryo huriro cyangwa se coalition yariri, nibo baje kuzenguruka, nibo baje kuza igihiriri cyose, maze bamisha urufa rw'amasasu kuri abo Wazalendo, kuri abo ba FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zitari nyinshi. Haje kugupfira Abazalendo benshi nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Mu gihe turi gutohoza rero amakuru yerekeranye n'abaguye kuri iyi mirwano, turaza kukubwira uko imibare yabo ihagaze. Ntabwo twabwira ngo ibintu bimeze gutya kugeza ubu tutarabona amakuru ya nyayo. Aha rero akaba ari umujyi muto witwa Tushunguti. Tushunguti ni umujyi uherereye muri teritwari ya Kalehe, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo hariya rwose hafi na Kivu y'Amajyaruguru, niho ubundi teritwari ya Kalehe iherereye. Aha muzi ko M23 yinjiyemo mu bihe byashize, ubwo yafataga ibice byinshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ubwo yari maze gufata ibice byo muri Masisi, ikahita imanuka rwose za Kavumu. Aho ngaho yakomeje kugenda ifata ibice byinshi. Uyu mujyi rero akaba ari umujyi muto witwa Tushunguti uherereye muri teritwari ya Kalehe. Aha rero amakuru avuga ko M23 wigaruriye niho imaze kurwanya FARDC, Wazalendo ndetse na FDL cyane cyane nibo bari biganje muri iyo mirwano, nubwo harimo n'abasirikari ba FDL cyangwa se Abarundi. M23 ikaba yabakubitiye muri ibyo bice nk'uko rimaze kubwira. Ni umujyi rero uzwi cyane nk'igicumbi gikomeye cy'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo, yobowe n'uwitwa General Kirikicho. Ubundi hariya muri Wazalendo hagiye harimo abajenerali wa muntu we, usibye ko ari amapeti baba barihaye cyangwa se twita autoproclamé. Abo rero akaba ari ba generali usanga buri gatsinda kafite ukayobora cyangwa se buri eneo cyangwa se buri gace. Aha rero biravuga ko hari hayobowe n'uwitwa General Kirikicho, ariko nawe kugeza ubu ntabwo bazi irengero rye. Hari bari gukeka ngo yaba yakomerekeye muri ibi bitero cyangwa se muri iyi mirwano, ariko kugeza ubu ngubu nta kuri kwabyo nahita nguha muri aya masaha. Hanyuma Tushunguti ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu by'umutekano muri aka gace rero, kuko ari nk'urufunguzo rufata rubasha kugenzura imigendekere y'ibikorwa remezo bya gisirikare n'ubuhahirane hagati y'uduce dutandukanye twa Kalehe n'uturere tuyikikije. Binavuga ko ari agace kari strategique cyangwa se icyo twita point strategique. Kuhafata rero kwa M23 bishobora guhindura bikomeye isura y'imirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu duce twadusanzwe tugenzurwa na Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Birumvikana amakuru aturuka muri ako gace cyangwa se aho ngaho imirwano yabereye agaragaza ko hari hamaze igihe humvikana imirwano ikomeye cyane hagati y'impande zombi zihanganye, aho M23 yashyize imbaraga cyane mu kugota no kwinjira muri uyu mujyi. Rero bikaba byaje kurangira ihageze. Hari hashize iminsi M23 isa naho yahavuye, ku buryo Wazalendo yabaye nk'iyirara, batangira kugenda barasa amasasu ko bishakiye mu bice bituwemo n'abaturage. Abaturage batangira no kugenda bataka bavuga ngo M23 iri hehe. Yaje gukora igikorwa gisa naho ari gutungurana cyangwa se operation yihuse, hanyuma iza kubamerera nabi cyane, nibwo yatangiye yahise nafata uyu mujyi. Ifatwa rero rya Tushunguti rishobora kuba ryatewe n'uburyo bw'imitegurire irushijeho kunozwa cyane, cyangwa se operation zari zateguye cyane nk'uko amakuru abitugezaho abivuga. Mu mateka y'aka karere cyangwa se muri aka gace Kalehe n'uturere twakikije twakunze kubindiri y'imitwe myinshi yitwaje intwaro, harimo Wazalendo igizwe n'imitwe itandukanye myinshi cyane rwose. Hari abamayimayi, hari abanyatura, hari biki, bose ubu ngubu bibumbiye mu cyitwa Wazalendo. Nyuma y'uko Kisekedi asabwe kurwanya imitwe itwara gisirikare, yahisemo kuba yahuza iyi mitwe ayita Wazalendo, ahita ahimba iturufu yo kuvuga ngo ni abaturage birwaniraho cyangwa se birwanaho bishyize hamwe, bikaba rero ari byo byabyaye Wazalendo. Ni ibintu bikoze no kunengwa cyane n'amahanga cyangwa se n'imiryango imwe n'imwe, kuko ibi ngibi byagiye bibaho mu bihugu bimwe na bimwe, aho abategetsi bamwe bagiye bashyigikira ingengabitekerezo ya jenoside. Ndaguha urugero nko mu Rwanda rwose mu 1994 na mbere yaho, aho ubutegetsi bwari bwarashyizeho icyitwa interahamwe, arizo n'ubu ngubu ziri muri Kongo zavuyemo FDLR. Aha rero interahamwe
zari zihari, nyamara hari igisirikare, hari igipolisi, hari abandi bashinzwe umutekano, ariko bashyiraho icyitwa ngo interahamwe, nabwo ngo n'abaturage bari kwirwanirira. Aha rero muri Kongo naho hari icyitwa Wazalendo, mu Burundi hari icyitwa Imbonerakure. Ibyo rero bikaba ari ibintu bikunze no kunengwa na bamwe mu basesengura politiki cyangwa se iby'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se k'ibiyaga bigari, bavuga bati se niba hari igisirikare, hari inzego z'umutekano, ibi byitwa ngo abaturage birwanaho bishingwa n'amashyaka ariko ubutegetsi ibyo biba bivuze iki? Kugeza ubu rero ifatwa rya Tungushutu rishobora gutuma M23 irushaho kubona inzira yo gukomeza gufata ibindi bice byo muri Karehe no kugera mu bindi bice bifite akamaro cyangwa se by'ingenzi cyane mu bukungu, mu by'umutekano, biri strategique. Ku rundi ruhande ariko nanone Wazalendo na FARDC bashobora gushaka kwisuganya no kongera imbaraga mu rwego rwo kugerageza kwisubiza uyu mujyi cyangwa se gukumira k'ibindi bice byafatwa, kuko mu ngubu n'amakuru angeraho nuko bamaze kugenda bisuganya ngo batangiye kurasa udusasu duto mu bice birimo 23 ariko barasira mu ntera ndende. Ibyo rero twavuga ko ari twa dutero shuma. Ifatwa rya Tungushuti rishobora gutera indi ntambwe cyangwa se gufasha M23 gutera indi ntambwe mu bigendanye no gushaka nayo kuba yakirwanaho cyangwa se itega ambush, cyane ko ari cyo M23 ikomeje kugenda ikoresha mu mirwano iri kuba muri iyi minsi. Mu gihe rero ibintu bikomeje kugenda bizamba cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, humvikanye ubutumwa bw'ubuhanuzi buvuga ko ku cyerekezo cy'urugamba ruri kubera mu bice bituwe n'abanyamurenge, cyane cyane Iminembwe ni ahantu hamaze iminsi abantu mwe humvikana ibitero bigabwa n'aba FARDC na Wazalendo, FDLR, Abarundi. Noneho mwumvise ko hanakubitiyemo kuzamo na P5 ya Kayumba Nyamwasa ifatanya na Gumino cyangwa se uriya mutwe w'abanyamurenge barwanya bene wabo uyoborwa na Colonel Nyamusaraba. Aha rwose hashize iminsi humvikana imirwano ikomeye cyane ku buryo ubona yuko nyine FARDC n'abambari babo bari gushakisha uburyo kibafata hari agace ka Minembwe, ariko bikagwamo abaturage benshi. Humvikanye ubutumwa bw'ubuhanuzi buvuga ko hari icyerekezo cy'urugamba ruri kubera hano mu bice by'imisozi miremire y'Imurenge, cyane cyane mu misozi y'Iminembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, mu Minembwe no mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Umuhanuzi rero akaba n'umushumba cyangwa se Pastor Kavoma Sadoki, azwi cyane ubundi muri ako karere, akaba yavuze ko yahishuriwe n'Imana uburyo uru rugamba ruzagendana n'uburyo ruzasozwa. Yarashimangiye ko igihe cyo kugera ku ntsinzi kigeze, avuga ko rero abanyamurenge baba bagiye kubona amahoro mu buryo ubusesuye. Yabitangaje mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru hariya muri Kivu y'Amajyepfo, avuga yuko rwose ibyabaye cyangwa se bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bikomeje birambiranye, kandi kigiye kigeze kugira ngo abana b'Imurenge babe babasha kubona ubutabazi. Mu magambo ye rero yahumurije abari muri iyo mirwano cyangwa se abari muri ibyo byago bari gutezwa n'ingabo za leta n'abambari babo iz'u Burundi, Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Yagaragaje ko ibyagiye bigaragara nko gusubira inyuma kwa bamwe mu bo muri AFC M23 na twirwaneho mu duce tumwe na tumwe nka Uvira atari intege nke. Ati rwose ntabwo ari intege nke zagaragawe ku ruhande rwacu, ahubwo byari biri mu mugambi w'Imana ugamije gutegura intsinzi ya nyuma. Biriya ni intsinzi Imana yaduteguriraga. Yavuze ko intwaro n'ibikoresho bya gisirikare biri kuzamurwa mu misozi bigamije kugaba ibitero ku banyamurenge, amaherezo bizigarurirwa na twirwaneho na 23. Ashimangira ko nta gikoresho na kimwe kizabacika cyangwa kizasubira inyuma, kandi amakuru ari kuva muri iyi minsi mu mirwano n'undi aragaragaza ko ibirwanisho byinshi mu ruhande rwa FARDC n'abambari babyo biri gusigara mu maboko ya 23 ndetse na twirwaneho. Hanyuma rero ku bijyanye n'imigendekere y'imirwano, uyu muhanuzi yatanze inama ko twirwaneho na M23 bagomba kugenda bitonze bucece gahoro bakabanza gusuzuma neza ndetse no gusukura neza ibice byose byanyuramo kugira ngo birinde gusiga umwanzi nyuma. Hose bakagenda bamukukumba bamuhondagura, kuko bishobora kuba byabagiraho ingaruka zikomeye mu gihe cyose bakomeza kugenda bihuta cyane cyangwa se bagenda mu kavuyo. Yavuze ko rero ibi bizatuma bongera gufata umujyi wa Uvira ndetse baturutse ahitwa ku Ndondo muri Grupoma ya Bijombo, ahakomeje kugenda hagagwa ibitero na leta ya Kongo ndetse n'abafasha iri huriro. Yagaragaje ko rero urugamba rukomeye ruzabera muri ntera igera kuri kilometero 15 uvuye mu mujyi wa Uvira. Yaratanze rwose ariko uko ibintu bizagenda. Yavuze ko rero bizaba unyuze mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se Plaine de Ruzizi, aho yavuze ko ariho hazabera ihuriro rikomeye cyane ry'imirwano ishobora kugena ahazaza haka karere. Aha rero nkwibutse ko hari gutegurwa ibitero bikomeye cyane na
FARDC n'abambari babo kuko nubwo bahuye n'ibibazo bagahisha ububiko bw'intwaro hariya i Bujumbura aho bateguriraga haturukaga minisitiri cyangwa se intwaro zabo, ariko ubundi bamaze igihe bategura imirwano. Hano hari ingabo nyinshi z'abarundi muri Kivu y'Amajyepfo, aha muri iki kibaya hakaba ingabo nyinshi za FARDC, hakaba inyeshyamba za Wazalendo, hakaba umutwe wa FDL benshi, aho bari gutegura ibitero bikomeye cyane. Ariko uyu muhanuzi yavuze ko ibyo byose bizaburizwamo mu kanya nk'ako guhumbya ko M23 na twirwanaho bazabakubita bakagenda batera ibinyuma n'imbere. Ikindi rero cyagarutsweho cyane n'uyu muhanuzi ngo nuko abayobozi bakuru bo mu banzi barwanya abanyamurenge bazafatwa amatekwa bagasigara mu maboko ya M23 ndetse na twirwanaho, kandi ko batazabasha gusubira inyuma nk'uko M23 ubundi igenda barikura buhoro buhoro. Urumva rero ko ibintu bitoroshye na gatoya rwose hariya. Reka tunyarukira no mu yandi makuru rwose nkubwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwanga kwakira abasirikare bari guhabwa na 23 abangaba M23 gifata amatekwa mu rugamba cyangwa se mu mirwano itandukanye yagiye bafatiramo birumvikana. Aha rero leta ya Kongo na M23 ubundi byasabwe mu biganiro biri kugenda bibahuza harimo ibya Doha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, basabwa guhererekanya imfungwa, no kuvuga nyine abagiye bafatirwa mu mirwano cyangwa se nka za matekwa. Ariko M23 ikomeje kugenda itanga abo basirikare, leta ya Kongo ikabanga ivuga ngo nabagambanyi. Ariko hari abasesengura iby'iyi politike bavuga ko Tshisekedi yaba afitemo amayire kugira ngo we ntazabazwe abo ku ruhande rwe, cyane ko hari n'amajwi agenda avuga ko bamwe bishwe kandi bakicwa urw'agashinyaguro, abandi bagafungirwa ahantu hatazwi kugeza ubwo ubuzima bwabo buri mu kaga, ku buryo rwo kuberekana byaba ari icyasha ku butegetsi bw'Kinshasa kandi ko byamugusha mu byaha byanatumwa atabwa muri yombi. Aha rero guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru atugeraho abivuga, iravuga ko iri gukomeza gushidikanya mu kwakira abasirikare babarirwa mu bihumbi 5 ba FARDC bafatiwe mu rugamba umutwe wa M23 umaze ukwezi kurenga wemeye kurekura ukemera kubaha ubutegetsi bw'Kinshasa nta yandi mananiza. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge Seychelles yaregewe kandi ivuga ko yiteguye gushyigikira iki gikorwa cyo kugira ngo FARDC cyangwa se leta ya Kongo yakire abo basirikare. Ibyumweru bike bishize rero biravuga ko byari bikomeye cyane imbere yuko byoroha mu minsi yashize, aho M23 yakajije umurego cyane ndetse ishinja Kinshasa kwanga kwakira abasirikare bafatiwe mu rugamba yemeye kurekura ku bushake. Ku ruhande rero rwa Kinshasa bo gushidikanya kwabo kurakomeje. Bamwe mu bayobozi ba Kongo ngo baratinya ko abo basirikare ngo FARDC bagenda ngari abacengezi bakorera M23 ngari ibyitso ngo baba ari abagambanyi ngo bamaze gutora amayeri cyangwa se ngo bamaze gushyirwa kugirwa mu matwi na M23. Ibyo rero bikaba ari byo bitangazwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa bwa Tshisekedi, ndetse umwe mu begereye Tshisekedi avugana n'ikitangazamakuru mpuzamahanga cya RFI Radio France Internationale yagize ati kuki bari guhatiriza, ese barabikorera neza cyangwa se bafite umugambi mubisha? Abandi rero bayobozi bahisemo kwigengesera cyangwa se banga kugira icyo batangaza, baruca bararumira. Umwe rero mu ba ministeri yabwiye RFI ko ari ngombwa ko ibintu byose bikorwa hakurikijwe inzira ziteganyijwe. Amakuru yagira kuri iki gitangazamakuru akavuga ko ikibazo cy'aba basirikare kiri mu bigerwaho cyangwa se kiri mu bizigwaho, ariko ko nta gahunda yo kubishyira mu bikorwa iri kugaragara cyangwa se iri kugenda ishyirwa ahagaragara muri iyi minsi, kandi kari ikibazo giteye inkeke. Niba leta itemera kwakira abasirikare cyangwa se imfungwa zafatiwe mu rugamba, izemera ibindi bizaganirwaho? Izemera ibiganiro by'Doha, izemera ibiganiro by'i Geneve, cyangwa izabijyamo nk'ibya nyirarushwa nk'uko byagenze mu byagiye yitabira mu bihe bigiye bitandukanye? Ikibazo gishobora gushakirwa igisubizo mu gihe kitarenze iminsi 10 mu nama iteganyijwe hagati ya leta ya Kinshasa na M23 muri Qatar, niko bari kubitangaza. Hagati aho kandi abasirikare bakomeje kwitabwaho na M23 nubwo banze kwakirwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Bari kugaburirwa bagahabwa ibiribwa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'uyu mutwe ndetse nk'uko biri gutangazwa n'iyi miryango. Benshi banze kwinjira muri uyu mutwe none bakomeje kuwubera umutwaro cyangwa se bakomeje kuba nyine ibibazo kuri yo, kuko urumva umutwe wa M23 ukomeje ugenda bitaho kandi atari leta. Ni ikintu gihangayikishije cyane cyangwa se kitaboroheye kubigendanye n'ubushobozi bwabo muri rusange. Mu kwezi rero kwa gatatu nibwo AFC M23 yatangaje ko
yashyikirije komite mpuzamahanga ya Croix Rouge abarwanyi ba Wazalendo n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga 5,000 bagiye bafatirwa mu rugambo mu bice bigiye bitandukanye. Ubundi abenshi bafashwe ubwo M23 afataga ibice byinshi muri Masisi, za Sake hariya, za Gashingamutwe. Murabizi imirwano yahaberaga ukuntu hari komeye cyane, za Rubaya. Imirwano yatumye M23 ifata mujyi wa Goma, ifata Bukavu, ifata Uvira. Iyo mirwano ubundi twavuga ko ariho hingenzi yagiye ifatira abarwanyi benshi cyane, bayishyikirizaga babuze uko babigenza cyangwa se babonye nta yandi mahitamo bafite, bakavuga bati turayamanitse rwose tuje kwifatanya namwe. Hari n'abandi bagiye muri M23 ku bushake, kubera ko hari nabo M23 yagiye ikangurira bakayinjamo, abo ngabo bakaba bakiri gukorana nayo mu buryo bugiye butandukanye. Reka rero mbashimire cyane rwose mwebwe mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro mu buryo butandukanye, mukomeze gukora subscribe, mukande like, mukande share kugira ngo amakuru yacu akomeze kubageraho neza.